muri Sudan Al Hilal ndetse na Al Merrek mu buryo buri competition twabonye hari icyahindutse ariko sinayo yonyine na shampiyona muri rusange twabonye yarahindutse. Musanze ishobora gutsinda APR gutsinda Rayon Sport, bona ko harimo guhangana ku mpande zombi ku makipe, ariko ama kipe muri Sudan cyane cyane hari irari yakirira imikino mpuzamahanga mu Rwanda. Iyi stade Amahoro numvishe bavuga ko ngo ibagora bashaka kugenda kuri federation, nkamwe mwabigizemo uruhare kugira ngo mubakire, muranabakira mubasabira gukina muri Rwanda Premier League. Ni iki wabwira abanyarwanda kuri icyo ngicyo cyavuzwe ko stade Amahoro ihenze? Se murafasha icyo amakipe ko stade Amahoro ari igikorwa remezo abantu bavuga ko cyakabaye gifasha umupira, bumva ko gisigaye gyanitse ku buryo no kuyikinamo bishobora kuzajya bigorana, abenshi bazajya bikina kuri Kigali pe. Bon, icyo ushaka kuvuga ku cyambere kuri Al Hilal nuko byagenda bivugwa ko amarushanwa cyane cyane amarushanwa nyafrika ko muzi ko ziri muri group stage bashaka kuzakinira hanze, ariko cyo nababwira uyu munsi mu biganiro tumaze korana n'inzego zitandukanye cyangwa se natwe ubwacu tubifitemo uruhare, Ferwafa yemeje cyangwa se yahaye assurance Al Hilal ko yakinira ama match yose asigaye mu buryo Champions League ku Mahoro. Nabo yango musiwejo barabyishimiye, ndetse n'ubuyobozi bwabo bw'iki bari guteganya bamwe twumvaga ko bateganyije ko bajyana imikino yabo hanze, so bemeye kuzakinira match mu kwa mbere no mu kwa kabiri, bazakina na Mamelodi Sundowns cyangwa mu kwa mbere guhera, ndetse no mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha bazakina na Lupopo. Yego, tubazazakirira zose i Kigali, byo twarabyemeje kandi turimo kubafasha ku buryo n'ayo marushanwa natwe ubwacu nk'igihugu bidutera ishema. Ni ikipe icumbitse, yego yemeye gukinira amarushanwa hano mu Rwanda muri iyi saison, so no kubafasha nka ekipe iri mu rugo ni inshingano zacu nka federation. Ubundi bwo gukinira ku Mahoro navuga ko ari ibiganiro bihari hagati ya Rwanda Premier League ndetse n'abashinzwe management ya Stade Amahoro natwe ubwacu, kugira ngo nayo ibe accessible byibuze muri calendrier. Nitumara kumvikana neza muzabona byibuze ama match ubwacu nka 40-50 akinirwa muri Kigali abasha kwakirwa muri Stade Amahoro. So ni ibiganiro bigeze navuga kure kandi heza. Ni infrastructure y'u Rwanda tugomba nayo kuyibyaza umusaruro. So ibiganiro bigeze kure, turibaza ko mu gihe cya vuba muzabona na fixtures zimwe na zimwe zigenda zigaruka dukinira ku Mahoro muri shampiyona yacu isanzwe ya Rwanda Premier League. Dezi mubona amakipe twari tuyakeneye kuko ngaducangamure mu cy'abanyarwanda bari babyiteze. Amakipe twari tuyakeneye, ahubwo nakangurira n'abantu kujya baza kureba umupira wazo. Ibyo byose n'ibikipe imaze imyaka irenga 10 idasiba mu matsinda ya Champions League. Twe duhora twifuza kujya byaratunaniye, nuvuga ngo umuntu hari ikintu akurusha. Iyo ugize amahirwe ugahura n'umuntu ufite icyo kurusha, njya nkunda kubwira abantu ngo hari ikipe izaza nabi ari itsinde birindwi. Ibyo byose iyo guhatana n'umuntu kurusha nawe ukoresha imbaraga nyinshi, kandi n'abantu ubona bafite urwego bagezeho no muri za organisation. Hari n'ibindi abantu batasobanukiwe by'uburyo izatwara igikombe n'ibi ya mbere gakurikirwa wenda cyangwa se ikaba nk'iya kangahe, hari ukuntu abantu batabisobanukiwe neza. Byo muri competition mutegura mwabiteguye muti izagitwara cyane igikombe muzayi? Izagitwara igikombe, izagitwara n'ibi ya mbere, ahubwo cyo abantu bakiyiha kandi iri mu irushanwa. Naho niratsindwa niyo na polisi ziragihataniye. Kuvuga ngo niramuka igitwaye izahabwa igikombe, ariko niyo n'inyarwanda abaye ya mbere igomba kugihabwa. Ariko ya prize money
igomba guhabwa ikipe yo mu Rwanda kuko ngo Hilal nayo bizasubira iwabo muri shampiyona iwabo hari uburyo nabo barubyorganiza kugira ngo bagene n'izizasohoka bakine playoffs ariko of course ikipe iyo yitabira irushanwa igatwara igikombe igomba guhabwa symbole ko yatwaye igikombe. Yego amarushanwa mwongereye navuga agaciro ariko hari ikintu duhora twibaza igikombe uyu munsi Rayon Sport igikombe ibitse cyo muri mirongo dufate mu wenda dufate 2019 ntabwo gisa n'icyo APR ifite 2025 kandi kize mu nari ngiye kujya muri mirongo ingahe mu bitekerezaho iki mu buryo bwa competition iyo branding ko Rayon Sport president w'iki gikombe kimwe nuko wenda baje kubitarura ariko ntabwo ibikombe bisa umuntu ashobora kubaza ngo iki ni icya shampiyona muri 2005 iki ni icyo muri 2025 ntabwo bihura. Rwanda Premier League uyu munsi guhera iyi sezo izaba ifite igikombe cyitwa icyayo ku buryo naho bakibona uzajya umenya ngo iki gikombe ni cya Rwanda Premier League na design zigeze kure natwe dufite ipfunwe ryo kuba bimeze gutyo guhera iyi sezo izagira umwihariko w'igikombe uko ubona kimwe bavuga ngo kimwe cy'amatwi manini ni cya Champions League cyane hari ahantu uzajya ubona igikombe uvuge n'ubu kitaba cy'ikipe cya Rwanda Premier League kibazo ukavuga ati iki ni igikombe cyiza natwe niyo wakigana buriya ntibakwemerera ndetse na Peace Cup tuzagira ishusho y'ibikombe bisa bihoraho. Ikindi wenda kuri navuga kuri aya ma equipe noneho tubona ndavuga y'abadamu cyangwa se y'abagore mu cyiciro cya mbere perezida duhora tubona ko imbaraga nyinshi zishyirwa mu bagabo. Rayon Sport ejo bundi ijya gusohoka muri Champions League yagiye na bisi ikipe isurikiye igihugu abantu babyumva ariko ko tubona nta mbaraga nyinshi ziri gushyirwa mu iyo development tuvuga mu bahungu irajyana no mu bakobwa kuri federation mu bifite mu murongo umwe cyangwa abantu bategereza ikindi gihe cyo kuzabitegura wenda iby'abagabo byo bivuye mu nzira. So navuga ko uyu munsi tubirebe muri angles ebyiri Ferwafa dufite twebwe tugomba kuringaniza national team y'abahungu ndetse na national team y'abakobwa. Avantage bose babona bazibonera kuri level imwe ariko iyo ugiye mu ma club kuko Ferwafa ntabwo ushinzwe club imwe muri rusange icyo gihe dusaba ko n'ama club yishakamo ubushobozi kugira ngo uvuze nk'iyo ukuntu ikipe ya Rayon Sport yagiye gukina ikajya muri bus twebwe na planning navuga ya club tuba twarafashize mu bikorwa kandi iyo uvuze club ni n'abagabo ni n'abadamu muri mwaka APR yaragiye Rayon yaragiye ariko nibo bishaka mu bushobozi kuko ku rwo rwego iyo utangiye kujya mu marushanwa cyane cyane ya Champions League ndetse na CAF amafaranga gukora ikunganira mu mitegurire y'izo ngendo zose maybe mu gihe kiri imbere mu bwa buryo bwo kwishakamo ubushobozi ntivuga ko tuzadusponsoreza ekipe yose isohotse kuko ni ibintu dushobora kwipasa muremure tubigeraho. Of course tuba dufite obligation ya national team uko zisohotse ni obligation ya Ferwafa kugira ngo zigende ariko mu bwa buryo bwo gushaka ubushobozi bwo kugarura image ya federation yacu ndetse n'ama club dufite turizera ko ubushobozi buzagenda buzamuka buvuye muri Ferwafa cyangwa se mu bafatanyabikorwa dukurikije image ya football uko turimo kwigaragaza. Uyu munsi sinavuga ko u Rwanda turi igihugu gikennye ku buryo abantu badashaka gufasha umupira w'u Rwanda gutera imbere. Icya mbere iyo ugiye gufasha ikintu it's branding. Uyu munsi uvuze ni urugero dufite Visit Rwanda ni urugero level ya branding bayubakiye ntabwo umuntu bikamvuye mu buyobozi bwa leta buhagarariwe na RDB ntabwo ushobora kuza buvuge ngo Visit Rwanda just like that kuko bashaka kwasosiya iyo branding n'igikorwa cyawe kibi kitajyanye nacyo. So ubwacu
tugomba kuzamura image ya federation natwe ubwacu kuko hagiye havugwa ngo umwanda mwinshi cyane. nawe ushaka kubyumva, uyu munsi ufite Amavubi aturuka mu Rwanda, ariko dufite ni partnership na Visit Rwanda. ushobora kwibaza ese ni kubera iki? nuko tutabishaka cyangwa se nuko ubuyobozi butabishaka? ese ubwacu twebwe dufite image ishobora no kugurisha igihugu cyacu muri iyo porogaramu ya Visit Rwanda ngari. uyu munsi ishobora kuba tutayifite, ariko turarimo kuyubaka kugira ngo natwe ubwacu tuzagire iyo branding. ibihugu byose ubona bifite ama-equipe nationale amwe n'amwe agenda afashwa na companies ziba muri ibyo bihugu, bakakubwira ati twebwe dusponsoringa a national team. ubwo baba bumva kwiriya na national team ni image baba bahaye iyo company ku rwego rw'icyo gihugu, kuko bari partner ba national team. uyu munsi sinibaza ko bizageraho, ariko ngira ngo biragoye iyo ufite Amavubi atsindwa buri munsi umuntu ashaka kuza yiyasoshe n'Amavubi yavuzwemo n'ibindi bintu bitari byiza. hari uwambajije ku mbuga nkoranyambaga ngo nze kumubariza, haba harimo ikimenyane mu ikipe y'igihugu mu guhamagara ngo hari abahezwa bafite ubushobozi? Actually njye ubwanjye amezi 3 tumaze ntabwo navuga ko ari abo bahezwa, ariko agiye numva ngo hari abantu n'abakinnyi bamwe na bamwe bakagenda bambwira ati kanaka na kanaka ko bazaga byagenze bite. ari igihe uba uri focus kuri resultat utaba uri focus kuri iyo detail, ariko ubu ngubu detail yose nyamwira abantu kuba nkunda detail cyane, buri kintu kizaba gifite ubusobanuro.